tumaze iminsi duhura n'abantu bitwa b'inzererezi z'abanyamahanga. Inzererezi z'abanyamahanga zabinjiyemo hano, zirirwa zicuruza imiti, zibabwira yuko ngo zitanga imiti y'ubugabo. Nimubazi? Zirirwa zitanga ngo urubyaro, bakirirwa bagendana ibikweto ku rutugu, wabibara ugasanga bihora ari ibikweto 10 ku rutugu yirirwa twaye. Bari abantu mumenye yuko buri abari abantu ntabwo ari beza. Mwabamenye? Murabazi abantu bamwe birirwa bagenda bakenyera rumbiya, ntabwo bari atubemera. Ubu rero nabo turaza kubafatira ingamba kandi vuba. Aho mubabonye umuyobozi w'umudugudu, turagira ngo rwose mutangire mu bashakishe yaba ari mu mudugudu runaka hacumbitse, udusinyara tuza tumujyana. Bari abantu ntabwo twaba twemera ko abantu bagenda bacuruza kuriya, tutabyemerera abanyarwanda ngo abanyamahanga bari bo bikora. Noneho bagenda banacuruza kandi nta nubwo izo nkweto bazicuruza. Namwe muzazi bari bahora bazigendana gutya, zihora ari 10 cyangwa 15, ariko icyo birirwa bacuruza niki? Birirwa bacuruza turiya tuntu birirwa babeshya abantu ngo batanga urubyaro, birirwa niyo miti. Amafaranga yabashizemo nubwo muvuga ngo ari mu bimina, yose ni hariya yigiye. Rero bari abantu ntago tubemera. Uzageza mu gihugu cyacu azageza afite passport, azi n'ibyo agiye gukora, tunamenye naho atuye n'uko akora. Ariko bya bintu byo kwirwa ba ari inzererezi, ntabwo twacubuje inzererezi ngo hanyuma twemerwe abanyamahanga.